Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to? After Allah and Rasulullah comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. Izi ndirimbo ese koko nawe uremeranya nabo kari haramu? Reka twikomereza twe turi mu kiganiro. يا طيبة يا داوى العيانة يا من صليت بكل اللمح مولاي صل وسلم دائما أبدا اللهم في قلبي خير اللانو مصطفى من الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله. Fiya ndetse na Sufiya. Aya matsinda yatangiye kuririmbwa muri za 2016 ariko bifata intera cyane muri za 2023 2024 na n'uyu munsi hakaba hari kuvugwa amagambo mu matsinda abiri Sufiya Salafiya. Ese Sufiya Salafiya aya matsinda yabagaragara hehe mu gitabo gitagatifu cya Qur'ani mu mateka y'intumwa y'Imana hadith? Ese aya magambo yababarizwa hehe? Ese birimo? Uyu munsi reka tubivugeho. Sufiya Salafiya ubundi bitandukanira hehe? Nge nitwa Bizimana Hussein, aha ni kuri Hussein w'ukuri. Ibiganiro byacu turashishikariza kujya mubisangiza abandi, mukaza muri comment mukaduha icyo kuvugaho ubutaha, dore ko tubafitiye ama segment menshi harimo ameza y'ibiganiro, film documentaire ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugiye guca ahangaha kuri Hussein w'ukuri. Reka dutangiye tuvuga ijambo Sufiya kubera ko ari ryo kenshi abanenga ndetse n'abaharabika bakunda kugaragaza cyane ko ari ijambo ngo ritabereye kwitwa mu Islam w'umusuni Sunnatu wal Jamaa. Ubundi mbere yose yuko aya matsinda atangira kugenda avugwa, ubundi twe tumenyereye amatsinda nk'abashiya, Ansarullah ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko byagiye bigaragara mu bantu kenshi, ndetse ahari abantu hajya uruntu abasaza ndetse n'abazehe ba baraza babandi bajya bavuga ko rwose bafite ubunararibonye mu dini. Abo ngabo bagiye bicara bakaganira kuri ibi bintu, aya matsinda uko ari abiri. Ariko none reka tubive umuzingo, ntacyo kwisoba, uwageze ku meza y'ibiganiro nyine nk'uko twabibabwiye. Iki ni ikiganiro tugiye kwifashisha bamwe mu bahanga initi mu dini w'Islam uko bagiye bigaragaza ndetse n'uko bagiye babigaragaza. Aya matsinda ahurira ku biki? Ese buriya bemera cyangwa se bemeranywa ku biki? Reka tubigarukeho. Sufiya ubundi ni itsinda ngo ribarizwamo abantu bemera ndetse bakanakoresha ibyabanje kera cyangwa se umuco w'abasaza ba kera bajyaga bakoresha nk'ibihangano, kuririmba, gukubita amarika n'ibindi byinshi. Abasalafiya ibyo ngibyo bihungira kure, nta nubwo babyemera. Ntago bajya babikozwe iyo bumvishije injyana cyangwa se n'ikindi kintu kirimo igicurangisho bavuga ko ari haramu, ariko nanone ntago bajya babikomora. Muri Qur'ani ntagatifu bagaragaje aya nyinshi zigiye zitandukanye zigaragaza rwose ko indirimbo ari haramu ndetse n'ibicurangisho byose ari haramu. Abaziririmba ndetse n'abazumva ngo bose ni ibipfamatwi. Qur'ani igenda igaragaza ko nyine indirimbo ari haramu nk'uko twese tubyemeranyaho, indirimbo ni haramu. Ariko nanone Sufiya bo bemera badashidikanya ko izo ndirimbo hari haramu ndetse hakaba n'izitagize ikintu zitwaye, si haramu si na halali, gusa bakazikoresha baririmba ndetse banafasha abana mu mfashanyigisho zijyanye n'idini Islam no kubakundisha idini yabo. Reka mbatembereze mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu burya kenshi usanga abantu bari bwabyumve baraza kubabazwa muri iki gihe 1998, 1999 n'ibihumbi 2005 kumanuka hasi. Abo baraza kumva neza ibintu ngiye kubabwira. Hari indirimbo nyinshi zagiye ziririmbwa ariko nanone zivuga amagambo meza. Twala al-badil alayna Mustafa cyase Mustafa baririmba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ariko nanone hakaba hari n'utundi turirimbo twagiye tumenyekana nk'aka ngaka. Who next? Your mother. Who next? Your Thank you Allah, thank you Allah. Michael Jackson yaririmbye iyi ndirimbo nabwo abisilamu benshi barayumvishije. Is thank you Allah. Ariko nanone hakaba hari n'akandi karirimbo tutakwibagirwa. We next your mother, we next your mother. Ibi twaragendaga tubikurikiza rwose, nanjye ubwanjye ni mu bantu bakujyaga bumva izo ndirimbo. Noneho ariko mbazane muri wa muco gakondo w'abasaza rero, gukubita amarika barayakubise karahava. Uyu munsi nta kuntu umusaza bamubwira yuko ibyo bintu ari haramu. Iyo bishimye barabigaragaza bakakuririmbira, ndetse ibyo bakora byose bavuga yuko nta kintu bitwaye. Nabatembereje mu gihe cyacu, reka nongere mbibutse gatoya. Uyu munsi iyo ugiye kwinjira muri toilette hari idua bakwigishaga nk'uko natwe bazitwigishaga, ariko ndatekereza ko uyu munsi iyo wize ari Allahumma inni a'udhu bika minal hubuth wal haba'ith ntago warengaho. Nyamara abasaza bo bakubwiraga yuko bikomeza Allahumma inni a'udhu bika minal hubuth wal haba'ith wa min rijsi najsi shaytanir rajim. Niko babyumvaga bo. Gusohokamo ntago ari ufranak nk'uko uyu munsi bari kubigisha abana. Gusa natwe uyu munsi dukoresha amagambo ufranak. Umusaza arakubwiraga ngo ntabwo bigarukira aho ngaho, akongera andi magambo agira ati ufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba wa alil hadai wa afuran. Si ibyo gusa, ndagira ngo twongere twibutse neza abantu ubundi se sufi itandukaniye na salafiya. Ariko twabijeje yuko turi bwanarebe se sufiya cyangwa salafiya haraho bigaragara muri Qur'ani ayo matsinda ko yabayeho, cyangwa se bikagaragazwa mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Reka dukomeze dutemberane muri bya bihe byacu. Basaza ba balaza ibi ngibi barita babyumva cyane, ariko nanone biba benshi mu rubyiruko cyangwa se n'abinjira dini bari mu gicuku. Twebwe rero uyu munsi reka tubivugeho neza, hanyuma tubivuge mu n'umuzingo, kuko twifashe cyangwa se tugasoma ibitabo bigiye bitandukanye bivuga ku ijambo salafiya ndetse na sufiya. Reka nongere mbatemberezeho gatoya. Ese aya magambo murayibuka? Nawaitu lafa'al hadathi li ghayti an mahiru istinja. Aya ni amagambo wavugiraga muri toilette, n'ubwo uyu munsi initi mu bumenyi zivuga ko kuvugira muri toilette bitemewe. Reka nongere mbibutse andi magambo. Nusalli faladhu salati 'isha lakantayn ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Uko nuko n'uyisala. Ibi ntabwo bigikoreshwa. Ibi rero twabigaragaje kugira ngo twongere tubibutse ijambo sufiya. Ibi rero iyo bikoresha bavuga ko ari abasufi. Uyu munsi bamwe mu bashehe baharabika ndetse bakanasebya idini y'Ubuislamu bagaragaza badashidikanya ko ibi bintu byose ari haramu. Ariko nanone ese ko twakuza twiga, ariko twakuza twumva abo babitwigishaga kandi kaba aribo twakuyeho idini, ibi ngibi byose twe tubibona gute? Reka dukomeze twe turi muri documentaire yacu. Ikiganiro kiraza gufata iminota mike cyane murambirwe. Reka turebere hamwe noneho salafiya ngo nabihebeye ndetse bakanakurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo ntabwo igeze ivuga kuri ano magambo sufiya cyangwa salafiya, nta nubwo byize biranga rwose, uretse yuko we yakoraga imigenzo ye isanzwe, gusari, gutanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa abahanga mu bamenyi bavuga yuko izi ndirimbo cyangwa se ibi byose bagenderaho bashinja sufiya ko ngo kuva na kera byari imigenzo y'intumwa y'Imana igihe itaririmbaga, ariko ntago yigeze ibuza abantu kuririmba, cyane cyane yuko bagaragaza ko hari indirimbo cyangwa se hari ibikorwa bagendaga bakora bijyanye no kugira ngo batarame ariko bakoresheje indirimbo, nk'uko bavuga ngo tala'al badil alayna. Iyo ndirimbo ni indirimbo ngo baririmba intumwa y'Imana iva Shami. Niko bamwe mu bamenyi bavuga mu dini y'Ubuislamu. Twebwe rero uyu munsi twaje tugaragaza ko sufiya ndetse na salafiya nta hantu hamwe byanditse mu dini y'Ubuislamu ndetse muri Qur'an ndetse na hadith. Ariko nanone uwaba ufite iyo nyandiko yazayizana ahagaragara, hanyuma agafasha abandi bantu batabisobanukiwe. Reka nanone uyu munsi twigarukiye kuri sufiya ho gatoya kugira ngo tuze tunyarukira kuri salafiya. Sufiya burya ngo ni abasaza ngo bakunda kwambara ingofero zireba hejuru zifite udusongero. Ibi ngibi nabyo bigaruka bavuga ko biriya bintu ari haramu,
ariko nanone abasalafiya nk'uko twabivuze ngo biyemerera ko ngo bakurikije intumwa y'Imana ndetse bakanakurikiza n'imigenzo yayo. Ariko uyu munsi reka turebere hamwe ibyo abasalafiya bemera. Abasalafiya nabo bavuga yuko rwose ngo abasufi atari abasilamu, kandi ngo abasufi ngo rwose ngo batagendera ku imico n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nubwo uyu munsi nta muyisilamu wakwifata akwite umusufi cyangwa se ngo yite umusufiya cyangwa se yitwe umusalafiya. Ni ibintu nyine abantu bagushinja cyangwa se bakakubwira yuko uri ibyo bitewe n'uko bakubona. Ese uyu munsi kuba twarumvaga izo ndirimbo nagarutse haruguru, Tala al-Badil alayn, we next your mother, you thank you Allah, izo ndirimbo zo twarazumvishije. Mahir Zain yaririmbye nyinshi ku dini w'Islam, Mustafa. Izi ndirimbo ese koko nawe uremeranya nabo kari haramu? Reka twikomereza, twe turi mu kiganiro. Sufiya yakomeje kugenda igaruka iharabika salafi cyane, bababwira yuko batari ku dini. Ariko nanone umwami wa Maroc cyangwa se ikigega cy'umwami wa Maroc gikorera mu Rwanda cyohereje intumwa, hanyuma umwami Muhammad wa gatandatu nawe ngo yagaragaje cyangwa se agaragaje ko Sufiya nta kintu ibangamiye ku dini w'Islam. Abasufi bagaragara ko ngo nta kintu na kimwe cyatuma babangamira abandi. Bemera bakanemera ko abakirisitu n'abayisilamu rwose nta kibazo, nta kintu bagapfuye. Sufiya ishobora kuba yemera yuko rwose imigenzo y'abandi nta kibatwara. Salafi mu gihe bo bavuga yuko abayisilamu n'abakirisitu ngo atari bamwe, ngo nta n'ahantu bahuriye. Bamwe banagaragaza yuko ngo rwose ngo batazigira bakunda. Muri video nigeze gushyira kuri YouTube, hari umwe mu bantu b'abakomantateri bagaragaje yuko ngo rwose ngo abayisilamu ngo nta hantu na hamwe bahuriye n'abakirisitu, ngo nyamara ngo abakirisitu ngo rwose ngo ntago bazigira bakunda abayisilamu, ngo kabone ngo nuko byagenda gute. Yabisobanuye utyo. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sindayigaya Musa we yaravuze ngo abakirisitu n'abayisilamu ni bamwe, nta tandukaniro rinini ririmo. Ati n'ikibatandukanya ni gito cyane, kubera ko ntago icyo ngicyo kibatandukanya cyakuraho isano bafitanye. Isano bafitanye rikaba ari kamere muzi Ibn Adam. Ati abayisilamu bashobora gushyingiranwa n'abatari abayisilamu biremewe mu dini w'Islam rwose. Kandi umuyisilamu ashobora kuba rwose yasangira n'utari umuyisilamu, ndetse banagishanya inama. Ibyo benshi mu basulufi cyangwa se mu basalafi batemeranywaho, bavuga yuko abayisilamu ngo batazigira bakundwa n'abakafiri. Ijambo kafi ribagaruka ku mwakana cyane. Iyo bari kuvuga ijambo kafiri bagaragaramo, kandi nyamara guhakana umuntu wese ashobora kuba yahakana. Umuyisilamu ashobora kuba yaba umukirisitu, umukirisitu ashobora kuba yaba umuyisilamu. Reka dushimire inema yo kuba turi abayisilamu. Nanone rero abasalafi ni uko ushobora kubafata ukabakira. Izi mvugo uko ari ebyiri, salafi na salafiya cyangwa se sufiya, ntago zigeze zigaragara muri Qur'an nk'uko twababwiye. Nyamara abenshi bavuga yuko ngo rwose ngo ari abasalafi, abandi bakirata ngo ni abasufi. Ariko se wowe urahagana hehe? Nge ndi umuyisilamu, sunnatu wal jamaa. Ikindi, Imana ijya iduha imigisha twese, kandi izadutunganyiriza n'amasengesho yacu. Iswala nicyo kintu ngo Allah azabarura mu mwanya wa mbere. Uzatunganya iswala ye ngo azaba akemuye byose, ngo ya makosa ndetse n'ibindi byose bishobora kuba bizaburizwamo n'iswala. Iswala niyo igikorwa cya mbere ngo Imana yemera, kandi izabarura ku munsi wa nyuma y'imperuka. Salafiya na sufiya niyo byatuzinduye uyu munsi. Ese we hari icyo umenya kuri salafiya? Hari icyo umenya kuri sufiya? Iki ni igice cya mbere, ariko nanone tubafite igice cya kabiri. Andika muri comment ushaka kumenya iki kuri sufiya, ushaka kumenya iki kuri salafiya, nk'ibyo tumaze kugarukaho mu kanya. Ese wowe uri mu kahe gatsiko, mu kahe gakundi? Nyamara inama nakugira nanjye nkigira, waba umuyisilamu, sunnatu wal jamaa, bakurikira ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari iriho, ndetse ukanareka ibyo Allah yakubujije, ugakurikira ibyo Allah yagutegetse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.